Nongeye kubifuriza amahoro y'Imana, mwebwe inshuti mukunda kumva amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. William Cooper no mwanditsi w'indirimbo yitwa ngo Hari Isoko. Yavutse mu cya 731 apfa mu cya 800. Yamaze imyaka 69 ku isi. Yari umwongereza. Akiri muto yari afite ababyeyi bamukundaga urwa kibyeyi. Ariko ubwo William yari amaze imyaka 6, mama we yavuye mu mubiri. Kuva ubwo iyo witegerezaga mu maso ha William wahabonaga agahinda n'amarira adashira yazengaga mu maso he. Ntiyigeze abura agahinda ka mama we mu buzima bwe bwose. Ibihe byinshi William yagerageje kwiyahura akava ku isi, kuko muri we yahoraga yumva amajwi amubwira ko kuri iyi si ntacyo ahamaze. Nyamara kandi nubwo yarwanaga n'ubwo buzima, muri we yumvaga azabeshwaho no kuba umunyamategeko. William yarize agera ubwo abona impamyabumenyi mu by'amategeko, ndetse rwose agera ku rwego rwo guhatanira akazi. Akora ibizamini byinshi, ariko hasigaye ikizamini kimwe ngo inzozi ze zisohore. Ahita afatwa n'ihahamuka, ajyanwa mu bitaro kwa muganga. Byose yabiterwaga no kubura mama we akiri mutoya. Kwa muganga yitaweho n'umuryango w'umugabo umugiraneza witwaga Molle Anwin, ari naho avuye kwa muganga yabaye. Mu gihe gito uyu Anwin nawe yahise apfa. Umuryango wa Anwin na William batumweho na Reverend John Newton wahimbye indirimbo yitwa ngo Ubuntu Butangaje, bajya kwibera hitwa ngo Olne. Aho niho William Cooper na John Newton babereye inshuti z'amagara, ndetse yabaye inshuti imufasha kwibagirwa ibihe bikomeye yanyuzemo, kuko ibihe byinshi babaga bihimbira indirimbo n'ibisigo. Umunsi umwe William yicaye wenyine afite Bibiliya ye. Imana imwereka amagambo Paulo yandikiye Abaroma 3:23 kugeza 26, ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano yo wizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo w'ibikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. William asobanukirwa ko ubugingo bwe bwaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Hashize ikindi gihe William yicaye imbere y'ameza yiga ibyanditswe byera, asoma Zekariya 13:1. Uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu bazaziburirwa isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda. William Cooper yahise afata ikaramu n'urupapuro n'umutima ushengutse atangira kwandika ati, hari isoko. Hari isoko ivamwa amaraso yo mu mitsi y'Immanuel, niyatunganya abanyabyaha bagashiraho intege, bagatsembwaho ibicumuro byose bikabacikaho. Niyatunganya abanyabyaha bagashiraho intege. Igisambo ku musaraba cyarabutswe cyarihannye. Nanjye mbwiriza nkwizigire, noye kujya cumura ibyaha mbicikaho rwose, noye kujya nkugomera. Nanjye mbwiriza nkwizigire, noye kujya cumura. Amaraso yawe atunganye ahorana imbaraga nyinshi. Niyo wacunguje itorero aritsemba mw'ibyaha, byaganjije imbaraga yabyo, byarabirokotse rwose. Niyo wacunguje itorero yaritsembye mw'ibyaha. Mpereye igihe imenya isoko iva mu bikomere byawe, nogeze urwo rukundo rwawe. Nzahora ngusingiza, nzahora ngusingiza iteka, nzajya ngusingiza iteka. Nogeze urwo rukundo rwawe nzahora ngusingiza. Mwami, hora ngucumuraho makwizera imbabazi zawe n'amaraso yawe atunganye. Makuramishwa nawe, makuramishwa nawe Yesu, mpanokuramishwa nawe n'amaraso yawe atunganye. Makuramishwa nawe. Hari indirimbo zera ntazi, nzaziririmbira mu ijuru, naho ntabwo urwo rurimo uzarugobotora. Uzarugobotora Yesu, niwe uzankiza rwose, naho ntabwo urwo rurimo uzarugobotora. Ngayo amagambo William Cooper yagusigiye, ujye uhora uyibuka
ujye wibuka yuko muri Yesu hari isoko yamenetse kubw'ibyaha byawe. Imana iguhe umugisha. Yari Jacques Lamec.